uyu munsi ngiye kukubwira ibintu 10 n'amagambo 10 mukunze kuvuga abantu mudukurikiye. Ayo magambo ngira ngo ntazongere gusohoka mu kanwa. Mbega n'amagambo ugomba gucika ntazongere kukuva mu kanwa uhereye umunsi umuneye no fiteho. Ayo magambo nayahe? Ese waruzi imbaraga z'ijambo rigusohotse mu kanwa? Uyu munsi none uri kutureba ntiwihutishe no fiteho, kuko ijambo ryacu mushobora kuba ryo cyari rya munani ribuze kuba ryagufasha cyane. Nturenge ano magambo, umva ibintu 10 bitakwiye kugusohoka mu kanwa. Hey! Welcome ZIBUKA TV. Please subscribers. The Bible says Bibiri ivuga ko words have the ijambo rifite imbaraga ryo kubabaza umuntu, gwesha umugisha umuntu, cyaryo kumuha umuvumo, ryo kuvuma umuntu. say affects your life. Niyo mpamvu buri ibintu byose uvuga bigira ingaruka kuri wewe ubwawe ubivuze ndetse no ku bantu bagukikije. Around you, Sibyo? better or for worse. Yaba mu buryo bwiza cyangwa uburyo bubi, buri ijambo rigusohotse mu kanwa rishobora kukugiraho ingaruka cyari kirigira kukwegereye cyangwa n'uzumva ko ryakuvuye mu kanwa. Ryaba ryiza ryaba ribi, mbega umuntu akaba yavuga turamuntu agira amagambo meza cyagira amagambo mabi, bishobora kukugiraho ingaruka mbi cyane ko ijambo risohotse ngo mu kanwa baribara nk'umwambi uvuye mu muheto, ntabwo ushobora gusubirayo. Ijambo ntabwo risubirayo. Niyo mpamvu buri muntu yakuvuze ibigambo bibi, iyo umubonye niyo yagusaba imbabazi umuntu mu bya bigambo bibi yakuvuze. Ijambo muryitondere. Eat a lie often enough. Niyo mpamvu bura iyo usubiyemo ikinyoma cyane kigusohoka mu kanwa ukomeza uvuga ikinyoma ubizi ko ari ikinyoma, ugeraho nawe ukakizera ukagira ngo ni ukuri. Niyo mpamvu umva umuntu bakavuga ngo uriya muntu uzi ko ahora yibeshya. That's why you should be very Niyo mpamvu careful. ukwiye kwitonda, Things that are not ukitondera cyane cyane kuvuga ibintu bitari ukuri the word of God. cyangwa ibintu bihabanye n'ubushake bw'Imana. Video. Muri video y'uyu munsi 10 phrases ngiye kubereka amagambo 10 immediately. ukwiye kurekeraho kongera kuvuga uyu munsi ubonye n'ufiteho, ntuzongere kuyumva. Don't. Kuko nutarekera kuvuga ayo magambo Things to the uraza kuba uri gufungurira imiryango umwanzi, ndetse uri no gukurura imivumo ku buzima bwawe ndetse n'iherezo ku buzima bwawe. Ane subscribe hasi, sibyo? Kugira ngo buri munsi kunzajya nshyiraho video, urabizi ko hano nshyiraho video z'ubwenge, video zibafasha cyane cyane abantu bakaba bahindura ubuzima bakajya mu buzima bwiza kurushaho. It's important. Hey, Click on ikindi ukanda kuri ako kazogera kugira ngo buri uko nshyizeho video bitazajya bigucika. this out on it. Iyi niyo YouTube channel y'Abanyarwanda. Let's start with the first Reka duhere kuri iri jambo rya mbere saying immediately. ukwiye kurekeraho kuvuga mu buzima bwe. Nimba wararivuze, nimba utaranarivuga, utazigera urivuga. I have no value. Nta gaciro mfite, No one cares about. nta muntu n'umwe unyitayeho. Ayo magambo abiri ntuzongere kuyasohora mu kanwa kawe. How many times have you said this phrase? Ni ryari wavuze ijambo nk'iryo? Ni kenshi turivuga mu buzima bwacu, But we don't always cyane 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 tuba tuvuga ati ntako tutagize, dukora uko dushoboye yaba mu kazi kacu ka buri munsi, yaba ari mu byo dukora, ariko ugasanga abantu ntabwo babiha agaciro ibyo dukora, cyangwa se ukabona abantu ntabwo bari uko wumvaga ko igikorwa wakoze abantu bagomba kucyakira ntabwo ariko bacyakiriye. Akenshi ngo biduca intege, recognition we want. niko bigenda, That true. sibyo? This lack of recognition Icyo gihe rero iyo umuntu abonye abantu batari guha agaciro ibintu we uko yabibonaga, tuvuge nk'urugero muze nk'ifite nk'iyi biri tuye saa 9 z'ijoro tuvugana, ndi gukora numva ko abantu bazayitaho cyane ikagira ikifasha, ukabona nta muntu ubiha agaciro hati ubundi mba nduhira ibiki n'urugero guhaye, ariko ubundi nagomba kwitangaho urugero. Nawe uri kunyumva nawe urabyumva. Sasa ati iyo ubonye ukora ikintu ukabona abantu ntabwo bagiye agaciro nk'ako wewe wagikoze uteganya, ati akenshi bikunze kuvuga ati ariko ubundi hari umuntu unyitayeho, the feeling that we have no ndetse nibwo umuntu atangira kugira ibyumviro ko nta gaciro afite ndetse nta n'umuntu utwitayeho. cases. There are people who feel so drained. Nanone nibwo ujya kumva hari abantu batangiye guta umutwe byacanze avuga ati mu byo nkora byose ingufu zose nshyiraho, mbega muri buzima bwose ubayemo uri kunyumva, They have no help. abantu bakavuga ati nta n'ubufasha mba mfite. Even if they Abantu bagira bagatangira kwizera ko kuko nta muntu bitayeho cyangwa se nta gaciro bafite, leave this world. ndetse bagatangira gutekereza ati ese ubundi ndamutse mpfuye hari umuntu n'umwe wazankumbura. Abantu nk'abo bibaho cyane, batangira kwicana bagatekereza gutyo, akavuga ati ibyo nguzi byose nta muntu byite, mpfuye ubundi hari umuntu nababaza, hari umuntu wankumbura. Abo bantu nibo kenshi usanze binagero bagasanga bariyahuye. And sisters Ariko bavandimwe bashiki banjye, lie and goes against the teachings. ayo magambo iyo ukomeje kuyavuga uba uri guhakana ubushake bw'Imana. Especially who cares. Hari undi muntu uhambaye cyane ukwitayeho kurushaho. Written in Psalm. Reba ibyanditswe muri Zaburi 139. Reka tubanze tunahasome, sibyo? When I write, Muri iyo Zaburi haranditse ngo Uwiteka warandondoroye uramenya, uzi imyicarire yanjye n'imihagurukire yanjye, thoughts from far. umenyera kure ibyo nibwira, ujya urondora imigendere yanjye n'imiryamire yanjye, sibyo? Kuko ijambo ritaraba ku rurimi rwanjye uba wamaze kurimenya. Uwiteka ungose imbere n'inyuma, unshyizeho ukuboko kwawe, kumenya ibikomeye bityo ni igitangaza, sibyo? Kinanira ni ijambo mbega rivuga ati kuba ntazi ibyo bintu byose ni igitangaza kinanira, sibyo? Ibyo byanditse muri Zaburi y'Ijana na 39. Reka twikomereze noneho hano baracyatuganirira.
ndagira ngo mbasomere ndetse ari ukwiye kujya gushimira Imana ukavuga ati naremwe neza ndetse ndigitangaza aho kugira ngo uvuge ngo nta gaciro ufite ndetse ukavuga ati imirimo y'Imana iratangaje. Bavandimwe, jya wicara uzi kuri igihangano cy'Uwiteka. Ndabizi ushobora kuba ufite amakosa nawe ukora ariko ntabwo bikugabanyiriza agaciro mu maso y'Imana. Imana kandi akenshi ntabwo iguha agaciro ishingiye ku mikorere yawe, ibyo ukora bya buri munsi, ku bwiza bw'inyuma cyangwa ubwenge we ubona abandi bafite, ntabwo ari Imana iheraho iguha agaciro. Imana ireba mu mutima wawe ikabona n'ukuntu ugerageza ibyo bintu, ukuntu Imana iguha agaciro inagukunda yabigaragaje ngo umunsi yoherezaga umwana wayo ngo apfire ku musaraba ari weho wagapfuye. Ntuzongere kuvuga ngo nta gaciro ufite. Ubuzima bwawe ni ikintu cy'agaciro mu maso y'Imana. Uko waba ubayeho kose, amafuti yose waba ufite, iyi Imana iri kukureba ivuga ati uriya muntu afite agaciro gahambaye. Mbega ubuzima bwawe nubwo ubona abandi bantu baba bavuga ati uriya muntu ntacyo amaze, nta mafaranga ntaki, ngo ubuzima bwawe mu maso y'Imana ni ubw'agaciro gahambaye cyane. Irindi jambo rya kabiri ugomba kwiturekeraho kuvuga uyu munsi wa none ukimara kureba ino video uryumve. Ijambo rivuga ngo Imana ntabwo yumva amasengesho yanjye. Iryo jambo rivugwa n'abantu benshi cyane cyane iyo babona imipango yabo itari gucamo cyangwa ibintu bitari kugenda nk'uko babishaka cyangwa se bari mu bibazo byinshi, bakavuga ati ibintu ndi kubikora nari narabisengeye, iyi business nagiye muri narayisengeye, ni urugero, cyangwa iki gikorwa nakigiye muri naragisengeye, cyangwa se uru rugo, ariko nanone ngo iyo ubonye bitagenze nk'uko wabipanze kandi warabisengeye, ngo abantu batangira kuvuga ati Imana ntabwo ugiye yumva amasengesho yacu. Icyo nacyo ni ikinyoma gikomeye ukwiye kurekera ukongera kuvuga. Iryo jambo ryo ryitondera cyane kuko iryo jambo rizana mu mutima wawe kugabanya ukwizera wari ufitemo, kandi Bibiliya ivuga ko nta kwizera ufite, nta kintu na kimwe rwose. Iyo udafite kwizera kw'Imana ngo biri mu bintu bibabaza Imana cyane, kuko ntabwo washimisha Imana ngo utayizera. Iyo utangiye kuvuga Imana rero ntabwo yumva amasengesho yawe, utangiye kutayizera, kandi ngo ikiremwa muntu kitizera Imana nta kindi kintu wakora ngo ushimishe Imana utayizera. Niko Bibiliya ivuga. Ntibishoboka nako, nta nubwo ari ukuvuga ngo wakora, ntibinashoboka ko washimisha Imana utayizera. Nanone reka twongere turebe irindi sezerano Imana yaduhaye riri muri Zaburi nanone rivuga kuri icyo kintu. Nanone riravuga ngo iyo umukiranutsi atabaje Imana iramwumva, cyane cyane iyo ari kurira, ndetse Imana ngo ikaza ikabakura mu bibazo byabo. Ayo magambo ari muri Zaburi 34:7-18. Ndetse Imana ngo ibiri hafi y'umutima umenetse, ndetse Imana ngo iraza igafasha abo ngabo bacitse intege mu bugingo, ikabegera uko byamera kose. Uko wababara kose ntuzigere uvuga ngo Imana ntiyumva isengesho ryawe. Jya wumva ko Imana iteze amatwi isengesho ryawe uko warisengwa kose, aho warisengera hose, ndetse ko Imana buriya nk'umubyeyi ngo iba yifuza ko izo ndoto zawe cyangwa icyo kintu wifuza kugeraho gituma wumva ko Imana itakumva, cyangwa se icyo kintu aricyo Imana ahubwo iba yifuza kunageraho cyane, ibiri kubipanga. Nanone ariko ngo ni ingenzi uko tugomba gutega amatwi ku bisubizo by'Imana. Yego ngo wasenze usaba Imana iki kintu, ariko nanone ngo tujye natwe dutega amatwi ibisubizo by'Imana, kuko icyo washakaga ari igihe Imana gitahita ikiguha muri ubwo buryo wagishakagamo. Nanone ngo guceceka kw'Imana mu kintu wayisabye ngo nacyo ni ikindi gisubizo kandi cyiza. Nusaba Imana ikintu ukabona ntigiciyemo, ukabona Imana urasenga ikicecekera, ngo buriya ngo nacyo ni igisubizo cyiza, nubwo abenshi tuba tutabizi. Ndetse ibyo ukwiye kubyumva. Rimwe na rimwe Imana iravuga ati menya igihe ibintu bigomba kubera unategereze. Cyane cyane Imana nanone ngo ifite uburyo igomba kukwereka ko hari ishobora no kugusubiza ibintu utashakaga kumva. Hari igihe ushaka ibintu bihita biba ako kanya, Imana ikabona ngo ni bibi cyane kuri weho ikabikurinda, kandi wewe wenda ibyo bintu utari witeguye kubyumva. Cyane ko ngo Imana ari izi ibidukwiriye, cyane ko twebwe ngo nibyo dusaba kenshi biba bitari no mu bushake bw'Imana. Imana itureba ikavuga ati mwe muri gusaba ibintu nyamara ntabwo ari ibintu abageneye, wowe ukagenda uvuga ngo Imana ntabwo ibyo yisabye yabisubije, cyangwa se Imana yabiri n'ibisubiza ikabiguha mu gihe yo ngo ibona ko ari cyo gihe cya nyacyo, wewe washakaga ibyo bintu mu gihe yo ibona atari icya nyacyo. Rero jya wihangana, ntukajye wivuvuta, kandi ntuzigere urekeraho kwizera. Ahari wabona ibintu bitarahinduka, cyangwa se ibyo bihe nanone bibona urimo, ngo Imana ikaba iri kubikoresha kugira ngo iguhindure neza kurushaho. Ijambo rya gatatu rero ukwiye kurekeraho kuvuga uyu munsi wa none, kugera uvuga ngo ikibazo ufite nta gisubizo kizigera kibona, cyangwa se ngo iki kibazo cyarenze ibisubizo byose, iki ntabwo cyakemuka.
imana yaravuze Possible with man is possible with ngo God. ikidashoboka ku bantu ngo ku mana kiba gishoboka ndetse cyoroshye cyane. Ibyo biri muri Luka 18 umurongo wa 27. Hahandi uvuga ati imana ibi bintu ndayamanitse ntabwo bishoboka, ngo ku mana ngo ibyo bintu ngo biba byoroshye cyane. My brother, Muvandimwe, careful not to confess defeat prematurely. ntuzigere na rimwe umanika amaboko ngo wumve ko watsinzwe igihe kitaragera. Hahandi utangira gucika intege ukavuga ati ibintu mbivuyemo ntabwo n'ubundi bizigera bishoboka. Kuri wewe ngo ntabwo bishoboka, ariko ku mana birashoboka. God can change any Ngo nta situation n'imwe imana itahindura. how difficult it may seem. Ndetse uko ikibazo cyangwa iyo situation uko yaba igaragara ko ikomeye kose, hahandi ubona byarangiye ikibazo uvuga ati uko byamera kose kino kibazo ntabwo gishoboka gukemuka. Iyo situation cyangwa ubwo buzima buba burimo, hahandi bari bubi cyane, ngo ibyo bintu imana ikunze kubihindura cyane. The Bible is filled with unsolved cases that have been transformed into a great testimony of the power of God. Ndagira ngo mve n'amagambo n'umugabo atubwira ati kiriya gitabo cy'imana bita bibiliya cyuzuyemo ibibazo byinshi na situation nyinshi zasaga nk'izidashoboka, ariko izo situation imana ikaza kuzihinduramo ubuhamya bwiza ndetse bwabereye n'isomo n'inyigisho. Na n'uyu munsi tugifata ibyo bintu tukabigenderaho. Uzi abantu bagiye babyara bageze mu myaka 80, imana ikagira ngo bategereze iyo myaka kugira gusa ngo bigaragare ko bya bintu bidashoboka nayo ibishobora. Rero wakwihangana, ibyo bari kutubwira. That's why I trust the Lord. Niyo more. mpamvu iyo mbonye izo nkuru ziri muri bibiliya ngo ndushaho kwizera imana cyane. Don't try to imagine how everything will happen. Rekeraho ngo gukomeza kwibaza ngo uhangayikishwe kuvuga ati wenda ibintu bizamera gutya cyane bishoboka ngo bigomba kumera gutyo. Ya Open a door that didn't imana ngo ifite ukuntu ifungura umuryango utari uhari know that He is God. kugira ngo ikwereke ko ari imana. Wizere, There is no problem in this kuko nta kibazo na kimwe muri iyi si imana itasobanura cyangwa se itakemura.